Nongeye kubasuza nshuti bakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu zitandukanye z'isi yose. Ndabifuriza amahoro n'imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose. Nizere ko mumeze neza. Ni Pilot Rwanda ari utarakanda subscribe kandi kuko hano niho honyine ubona amakuru y'imyidagaduro avugwa mu gihugu cy'u Rwanda utasanga handi. Tudatinze ngiye kugezaho amakuru ya DJ Brianne wahawe imodoka y'agatangaza n'umufana we. Biri gukekwa ko yaba ari umukunzi dore ko ari umusore wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite kugira ngo DJ Brianne ahabwe imodoka? Bimeze bite? Reka mbageze inkuru yose yakabaye. DJ Brianne rero yashyikirijwe imodoka yahawe nk'impano n'umukunzi we wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe wari wagize uruhare mu igurwa ry'iyo yari asanzwe atunze. DJ Brianne avuga ko iyi modoka yo mu bwoko bwa Hyundai yayigenewe ku munsi wahariwe abakundanye Saint Valentin, icyakora iza kugera mu Rwanda mu minsi mike ishize. Uyu mukobwa wubatse izina mu kuvanga imiziki no mu biganiro akora ku mbuga nkoranyambaga yagize ati ni umufana wanjye ukunda ibikorwa nkora. Si ubwa mbere amaye impano, ni nawe wagize uruhare mu kugura iyo nari nsanganywe mu minsi ishize. Yarantunguye rero ambwira ko hari impano yamaye, gusa sinari nzi ngo ni iyihe. Ejo bundi rero nibwo nabonye imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai yanyoherereje. Aya ni amagambo ya DJ Brianne abajijwe niba nta mubano wihariye afitanye n'uyu yita umufana we, dore ko mfite amakuru ko ari umusore wamuhaye iyi modoka, akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. DJ Brianne yabihakanye, yagize ati no kutamuvuga nuko ari we wabyanze, ariko ni umuntu ukunda ibikorwa byanjye, ndamushimira cyane rwose, nanjye nkunda abakunda ibyo nkora bose. DJ Brianne ni umwe mu bavanga imiziki bagezweho mu Rwanda. Nta mpera z'icyumweru z'ubusa adacuranze mu tubyiniro dukomeye no mu biro bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbibutse ko mu minsi yashize yari yagiye Dubai naho kuvanga imiziki, akomeza kugenda ajya mu bihugu byinshi bitandukanye, Nigeria ndetse n'ahandi hatandukanye. DJ Brianne rero amaze kubaka izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, gusa akaba yaragiye amenyekana cyane kubera ibiganiro yagiye acisha kuri YouTube channel zitandukanye za hano mu Rwanda. DJ Brianne rakomeje kugera kuri success nyinshi rwose, akomeje kugenda atera imbere kandi akaba ari byiza cyane. Mbibutse ko DJ Brianne akunda gushinjwa ko ari umutinganyi, aryamana nabo bahuje ibitsina, ndetse abantu bose bakavuga ko bamubona nk'umusore bitewe n'uburyo ateye, uburyo avuga, imyambarire ndetse n'ibindi byose bimuranga. Abenshi ndetse n'abamwe mu nshuti ze bakaba bambwira ko bamuzi neza ko ari umurezi biene cyangwa ryamana nabo bahuje ibitsina. Ayo ni amakuru abagerageraho kuri DJ Brianne, gusa benshi barabyemeza. Rero kuba uyu musore yamuha imodoka, benshi babibona rwose ko rwose nta gushidikanya ari umufana we, kuko DJ Brianne nta byiyumviro by'abasore agira, ahubwo agira iby'abakobwa nubwo yabyaye. Ni Pilot Rwanda rero, reka dukomeze ku kiganiro cya Miss Rwanda inshuti Divine Muheto, ariko n'ibisonga bye harimo Keza Mauritius ndetse n'igisonga cya kabiri akaba ari Darina Kayumba, bari muri RBA bari kuganira ndetse banavuga kujyana n'imishinga yabo. Ni Pilot Rwanda, reka tubakurikire. Vuga ibintu nimbyumve. Ngiye byanshatse kuvuga ati umva icyo nasubiza cyose pfa kuba byanze bikunze ndi igisonga cyangwa se ndi Miss Rwanda, nibyo pe. Okay. So muratsinze ubu ngubu mwambaye iri kamba mu aya makamba, ikamba rya nyampinga ry'ibisonga muri rusange. Divine wari utangiye uti ibyo nemeye nibyo ngomba kuzakora, nkuko nabibemereye. Ndagira ngo wenda tunagaruka aho ngaho noneho mutari mu gihunga, mutari kwihuta. Tubwiye niki mugiye gukora, ni gute mugiye kubyaza umusaruro platform mwabonye, ndetse ya mishinga yanyu niki gikubiyemo kugira ngo n'umunyarwanda wundi utarabashe kubikurikira mu buryo bwimbitse uyu munsi abashe kubyumva. Ari wowe tuhereyeho. Ego mutangiye kuri njye nshuti Divine boss. Divine Rwanda ino kabiri.
ikintu cya mbere navuga umushinga wanjye ku batawuzi witwa igiceri youth program. Muri ayo magambo atatu nongeyemo youth ni ibintu byumvikana ko ari ibintu bigenewe urubyiruko ariko bizafasha u Rwanda muri rusange. So umushinga wanjye it's more of gushishikariza urubyiruko umuco wo kwizigamira, tugakora twumva yuko kwizigamira ari ibintu bikenewe, tugakora twumva yuko kwizigamira ari ibintu twe kuba twakora, ko ndakeka neza nako ndamya neza nashidikanya iyo ukuze ukunda ikintu, iyo ukuze wigishwa ikintu uyikura wumva ari ikintu cy'umuco kurusha uko twakora kajya bitubwira dusoje kwiga gwino izigamire ni ibintu uzakenera. Tugiye tubitangirana tugakora n'umuco wacu, tugakora ibintu duhora twumva twakumva yuko ari inshingano zacu za buri munsi, ari inshingano dukwiye kuba twakomeza gutekereza mu mibereho yacu ya buri munsi. And impamvu navuga ko aribo nahisemo at a certain stage twe nk'urubyiruko tuvuga the same language, ko ngiye kuba naza imbere y'umuntu mugenzi wanjye, kuba naza imbere ya Mauritia nkamubwira umushinga wanjye kwizigamira, azibaza kuki Divine aje kubimbwira, azumva ko atari ibintu by'abandi ababyeyi bahora bamubwira. So numvishe ko ari ibintu nanjye ubwanjye nashyiramo imbaraga, kuba nakumvisha abantu ko kwizigamira atari ibintu by'abantu bakuru, ababyeyi bacu barakora baraduhereza, niyo natwe n'igihe kigeze ngo tugerageze tugire uko tubafasha mu byo baduhereza, twizigamire tutabagora cyane. Yego, in summary umushinga wanjye it evolves around kwizigamira mu rubyiruko. Kuki igiceri se, kuki wakoresheje igiceri? Ni nk'izina nk'uko bavuga ngo mera neza munyarwanda, ibintu nk'ibyo. So ni izina, ntabwo ari ngo umuntu yizigamira igiceri gusa, nuko ikintu kiba kiri mayina twumva ko kenshi ntacyo kitumariye. Hari abantu benshi bumva ko igiceri uragitahanye, kumva ko igiceri cyo kuguramo mitiyu ari cyo kuguramo ibintu bigiye bitandukanye. So ariko iyo ugiye ugifata ukakizigama k'igiceri urakizigama, ntabwo kizaguma ari igiceri gusa, uzashyiraho ikindi mwibutsa ko bya biceri byinshi biri kumwe biza kubyarira inote, ya note umva ko uha agaciro. So ni izina gusa ariko ntabwo bivuze ngo nicyo cyonyine ukwiye kwizigamira. Watangira ku giceri bikaba 2, ejo bikaba 3, ejo bundi bikaba 5, ukavamo inoti ya 500. So igiceri dukumva ko ari ikintu gito, niyo mpamvu icyo kintu natangiriyeho, twumva ko ari ikintu gito ariko mu by'ukuri ntabwo ari gito. Ubiteranyije bibyara ibindi, ugiye wizigamira si ngombwa igiceri gusa, havamo ikintu gikomeye cyane. Ese Divine, wowe ukura kugeza ubu ngubu kuzigama n'umuco muri wowe? Yego, nagira ubuntu kuko ari ibintu natojwe, ari ibintu nabonye ko bifite akamaro cyane cyane muri iki gihe cya the pandemic. Nabonaga yuko ari ibintu umuntu ari wizigamiye ubuzima bwaramugoye cyane. So kuba bwaramugoye naravuze ati why not, ni gute nanjye nakwereka bano bantu yuko twese twamaje kubona yuko relying on day to day income is unattainable. So nabonye yuko ari ibintu twese dukwiye kuba twakora tukizigamira, bikadufasha neza natwe nk'urubyiruko and bigafasha n'igihugu muri rusange. Wowe ni gute byagufashije? Nanjye ku giti cyanjye I personally yaramfashije, nago hari ibintu udasaba umubyeyi. Nkanjye nk'umukobwa hari ibintu mbanye n'ibintu byinshi bitandukanye, kuba narizigamiye bimfasha mu bintu bigiye bitandukanye, bigatuma nagora umubyeyi wanjye muramusaba amezi cyari ukuntu umufasha, kuba nanjye ndabizi neza ko hari umuntu banjye bakeneye amafaranga, bakeneye iyo pocket money yo gutwara ku ishuri, bakeneye ibyo bintu nanjye nkeneye. So nkanjye nk'umuntu mukuru mfite abo nduta mu muryango, ni inshingano zanjye kuba nagira uko ngabanyiriza umutwaro ababyeyi banjye. Yego, hari ikintu abantu bajya bibazo bigeze mu kuzigama. Ubundi umuntu azigama ryari hari ibyo ukeneye, hari bezo umuntu agira akavuga ati nibi yabura n'amafaranga akabanza kwikenura. Hari n'ubwo ngo umuntu yakabanje ngo kuzigama, uhuza ute gukemura ibyifuzo byawe no kuzigama? Yes, nkuko bimbwiye ngo kwizigamira imyaka, kwizigamira nta myaka ihari. Bazana ijambo kwizigamira nta myaka yari ihari, vuga ngo umuntu wizigamira n'umuntu ufite ino myaka. Ariko hari mindset twe nk'abantu dufite, nanjye nari mfite, yo kumva yuko umuntu ukwiye kwizigamira ari umuntu ufite ibya mirenge, ari umuntu ufite ibintu byinshi. Actually not. Tugenda no ku izina ry'igiceri youth program, birumvikana akenshi umuntu ibyo bikunda yuko ubona igiceri, aho kumva yuko ndakeka n'abantu benshi babikora, ugatahana ufite igiceri muri pa, kumva ko ari icy'umwana kujya kuguramo bomba. Ariko mu by'ukuri kwirengagiza yuko cya giceri ni igiceri, yes, ariko hari umuntu hari aho wagikuye, hari umuntu wakikugaruriye, bivuze yuko cyari gikenewe. Iyo kitaba gihari ntabwo wari ko wakibonye. So ikintu navuga kwizigamira nta myaka bigira. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu nakukwiye kubikora, ntabwo ari abantu bafite ibya mirenge, ntabwo ari abantu batunze cyane, ni twese umuntu wese ushaka kugira aho yivana naho afite ageze. Yes, udafite
yes twese ntabwo dufite nubwo dufite bingana so udafite niwizigamira njyewe ubwanjye nizigamira nzizigamira nziteza imbere nzangira umurimo nihangira umurimo ntabwo nzajya tuvuge ncuruza amagi ntabwo nzafata amagi njyane kuyacuruza at the same time ndebe za nkoko nziteho Maurite nzamuha akazi Maurite nimuha akazi azaza nzamuhemba nimuhemba amafaranga azatangira yizigamira so kwizigamira yes umuntu afite namubwira nawe atangira akore abona amafaranga azizigamirisha yego okay ukazakora ubukangurambaga rero kugira ngo abantu bumve uyu muco wo kuzigama bahereye kuri dukeya usibye ko warakemuye ibibazo byawe ugafasha umubyeyi barumuna bawe kuzigama harazigama kugira bagene aka business batangira hari akantu ugize utangira mu buzima bwawe ka business nawe karatangira ariko niyo mpamvu nanjye iri kwizigamira kugira ngo umunsi umwe nanjye nzagatangire okay byiza cyane okay wowe rero umushinga ni uwuhe umushinga wanjye wari gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo yego ko narawutangiye kubera ko numvaga ko abanyarwanda dufite mindset nk'abana bato tuva mu ishuri muri senior 6 dutekereza ko ntabwo dushobora kwihangira imirimo twumva ko nkeneye gukorera ababyeyi banjye nkeneye gukorera uyu nguyu ariko ntabwo dufite iyo mindset that I could nshobora kwifungurira business kandi igakora neza cyane so naje kugira mpindura iyo mindset n'ibindi bibazo byo kuvuga ngo mfite projet ariko nta mafaranga mfite nshaka kuba iyo bridge hagati y'abo bantu kugira mpuze uwo musponsor n'uwo mwana ufite iyo projet kugira duteze u Rwanda imbere twese kubera ko at the end of the day projet zacu zose ziza kugira duteze u Rwanda rwacu imbere ko hari ahantu nshaka ko u Rwanda rugera so projet yanjye muri make ni kugira twese tuzamuke turi hamwe ntidusiga umuntu muto hasi cyangwa ko ari umwana twumve ko adashobora ariko twese nk'abanyarwanda we raise up together tuzumve ubwo nikiza umwanya w'urubyiruko n'abandi bose tuzumve ibyo uvuga cyangwa tuzarebe ibyo ukora ahubwo nshaka kuganisha nwango wowe ibyo bintu wigeze ubigerageza warabita ku buryo noneho ibyo tubwira unashingira ku ngero zifatika tuvuge nawe yarabikoze niyo ukuntu divine yabivuze ni nko okay personally ntabwo nabikoze nanjye natangiye project ko I was part of the youth babandi afite iyo mindset yo gukorera umuryango kuko nanjye numvaga ko ntashobora kwikorera ariko uko nazanye iyo project nshaka kubabera icyitegererezo I want to be an example nifungurire kugira nabo ibyo bizatuma abandi babona akazi kubera ko nkuko divine yabivuze ntabwo nzakora amagi n'ibiki byose nkeneye umuntu umfasha so ndashaka gutangira mbabere icyitegererezo nawe batangire twese urashaka gutangira noneho nk'aka business kawe business yanjye akenshi ko mfite really a business ariko nshaka gutangira kuri projet yanjye yego nshaka gufasha urubyiruko kugira twese dukore hamwe nimbona ko bimeze neza twese turi kuzamuka nabonye projet 2-3 abana batangiye gukora nabahuje na sponsors kubera njyewe nkaba narabereye umugisha mu buzima bwabo nanjye bwo nzatangira kwikorera amafaranga ku ruhande ezo ni nk'ibihe bintu wenda urumva na projet yawe ubwawe ni business ubwawe ariko nk'ibindi bintu wumva washoramo amafaranga aho guti jewe hari ahantu hari amahirwe nashoramo ku buryo n'undi ukumva aka kanya hari n'ababa bafite nushobora kubona n'amafaranga ariko akabura aho yashora akabona ahantu hari amahirwe ya business nk'ibintu nka bitatu uba wumva washoramo amafaranga n'ibi ibintu nashora amafaranga ni for example Forza niyo ku betting ifite amafaranga kubera ko mbana n'aba uncle banjye njya mbona abashitsi banjye bose bashaka amafaranga bose muri betting iyo bari amafaranga yo bakarira ariko bakira bose bagaseka so nicyo kintu cya mbere nashora washinga business yo ku betting ntago nayishinga personally ariko nashoramo amafaranga muri Forza yego ikindi wenda nakora muri fashion design ko nkunda imyenda nkunda kubona abagore basa neza bambaye neza bikwije so nanjye nicyo kintu aho ngaho nakwifungurira iduka ryanjye personally yego kubisema akantu ngo bikwije ariko kwikwiza ntabwo bivuze ngo niyambare ibintu bigufi cyangwa iki hari certain age ugomba kwambarira ntabwo ngiye kubwira ngo abana b'imyaka yanjye ngo bambare amakanzu maremare ndashaka kubahereza imyenda according to your age ndabona hari umuntu umaze kunyandikira hano
ngo utaririmbye nta cyabaye. oya we mbere yuko duhagera ku mushinga aho turahagera mu kanya. Uwo mushinga nk'uko nari narabivuze, umushinga wanjye witwa Pilot Rwanda. Basically ndi kumva ujya kumera nk'uwamawolitya nyine, ni ugushishikariza nyine urubyiruko, but especially nyine abanyeshuri kwihangira imirimo. So nkaba exposinga nyine kuri world of opportunities, but especially nyine nshaka gufocusinga in rural areas, cyase mu bice by'icyaro. Exactly. So nyine kuba motivatinga, kubereka nyine yuko kuko actually let's say opportunities ego abari limited cyane. So icyo nshaka gukora ni ukubereka yuko opportunities ziri navuga gute ziri vast. Kuko hari igihe nyine usanga abana especially bo mu byaro, ukabona wenda kubera ababyeyi bari kubabwira nyine ngo muzaze mukore nyine muri no field, muri agriculture, kwa ko nyine natwe ari byo dukoramo, cyase wenda ukabona nyine kubera let's say economic capacity yabo cyase financial capacity yabo, ukabona nyine hari ibintu batemerewe gukora. Urabona nko kujya muri field ya fashion iri risky cyane, especially nyine ku bantu badafite opportunities nkayo. So yes, ngiye muri make I just want to expose them kuri my opportunities in any way that I can. Yego, uzabikora unyuze mu henzira. Actually nshaka gukoresha let me call it a talent or my dream, nko kuba nyine a TV show hostess. So like nkajya mbavugira, nkajya mbazana muri show yanjye, nkaba exposing nyine muri make, nkabahuza nyine n'aba sponsors banjye. And nagize n'Imana actually ngorana na ubungu ndi brand ambassador wa Volcano. So Volcano kizamfasha cyane cyane icyo nshaka ni nka gutya, urona abana bari mu cyaro, tuvuge if I work in RBA, kugira ngo baze urona transport biranagoye. So yes, aho ngaho bazanamfasha. So it's many ways ndakoresha. So TV show yawe ni ryari? Ni vuba, you guys just be ready. Ni vuba cyane. Uzashakira na show kuri radio nta kibazo. Nabyo byakunda. Ntabwo nakilimit. Okay. So turirimbire rero nkuko babisabye mbere uko dukomeza n'ibindi n'abagenzi bahisa bitora. Oya nabyo batoye baratuje. Oya tubyakiriye kandi neza. Nukuri mbyakiriye neza cyane. Imana turashaka kuyumva. Ay nka data. Kuririmba se kurapa. Kurapa nta kibazo. Dape. Yesu we aririmba. Ndirimbe reka ndirimba rero. Cyangwa bivange. Ayiwe. Yeah. Kuna Felipe so wambwiye Molitya uzi ibyo ndirimba. Mwumvishe mushi ibyo avuze Divine. Oya yongore. Avuze ngo I don't need a boyfriend. Abari kosemye but no. Twagiye. No actually ako karirimbo nyine nakaririmbiye hariya muri talent. Nari bireka ngasubiremo. Shadivu mwazeho. Okay. I'm sorry if I seem uninterested, though I'm not listening, though I'm indifferent. Truly